Yes, reka ntangire mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Nyagasani, mbifuriza guhaha mu karonka, mbifuriza gutunga no gutunganirwa, kandi nshimira mbikuye ku mutima mwese mubana natwe 5/5, mwese mwakoze subscribe, ariko mboneraho kwibutsa mwese mutari mwakora subscribe, nyarukira aho hepfo mu magambo atukura, maze ukore subscribe tujye twibanira 5/5, tugende tukugezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye, tugaruka kuri politiki yano muri Afrika y'ibiyaga bigari, cyane cyane duhereye ku gihugu cyatubyaye u Rwanda. Twihuse rero, umutwe cyangwa se titre y'inkuru tujye kuba tubagezaho iragira iti: ibi byo nagasuzuguro gakabije, umuhungu mu Jenocideri ruharwa Kabuga Felicien ageze aho gusaba kutongera gukoresha ijambo genocide. Uwitwa Donatien Nshimyumuremyi ni umuhungu wa Kabuga Felicien ruharwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ubu akaba ari muri gereza aho ategereje urubanza mu mizi yarwo. Uyu Nshimyumuremyi kandi ni muramu wa Augustin Ngirabatware, we wamaze gukatirwa imyaka 32 amaze guhamwa n'uruhare mu byaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari bimenyerewe ko we n'abandi bana b'abajenosideri bagerageza gutagatifuza ababyeyi babo bahekuye u Rwanda, ariko noneho aka ni agasuzuguro gakabije ku banyarwanda ndetse no ku nyoko muntu ahiva ikagera. Kubona umwana w'umujenosideri atinyuka kuvugira mu ruhame ko ijambo jenoside ridakwiye gukoreshwa. Aka gasumburutso kagomba guhanwa n'amategeko. Biri n'amahire uyu mugome Donatien Nshimyumuremyi atuye mu Bubiligi, igihugu gifite itegeko rihana abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho mu Bubiligi kandi habayo imiryango irengera inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nka Ibuka, Memoire et Justice, DRB Rugari n'indi myinshi, ikaba rero ikwiriye kwihutira kurega uyu mugizi wa nabi Donatien Nshimyumuremyi n'abandi nkawe bigize indakoreka. Ubusanzwe Donatien Nshimyumuremyi afitanye ubumwe cyangwa se solidarité criminelle n'abandi bana b'abajenosideri nka Marie Rose Habyarimana, J.Luc Habyarimana, Bernard Habyarimana na Leo Habyarimana, bo kwa Kinani Juvenal Habyarimana na Kanziga Agata nyina w'akazu. Mu mahomvo yabo kandi banatumiramo abitwa Freeman bikorwa usa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, Joseph Matata kuva na kera utagira rutangira, Elia Ngirabakunzi wiyemeje kuba umugambanyi, abuzukuru ba Dominiko Mbonyumutwa n'abandi bataye umutwe, basigaranye gusa uwo kugoreka amateka y'u Rwanda azwi n'isi yose. Ibi bitabapfu babinyuza ku cyiswe Saro y'Umutware TV, aho birirwa bikirigita bagaseka, bidoga ko ababyeyi babo ari abantu beza ndetse bakundaga Abatutsi. Nawe ni mwibaza Agata Kanziga ukunda Abatutsi, mutekereze Mbonyumutwa wakunze Umututsi, n'abandi baparimehutu n'interahamwe zarimbuye Abatutsi kuva kera, ariko ababakomokaho bati ababyeyi bacu ni intangarugero. Iri ni ipfunwe ryo kubyarwa n'abicanyi kabuhariwe, ariko baramutse bagira ubwenge bakwitandukanya nabo, cyane ko icyaha ari gatozi. Gusa nyine kubabarizaho gushyira mu gaciro ni nko kubariza amata ku kimasa. Nk'uko twabivuze, ako gatsiko karimo uwitwa Elia Ngirabakunzi wahoze ari na depite wa PL nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, maze ananiwe kwishyura amadeni atabarika afitiye amabanki, aboneza iy'ubuhunzi, aho yirirwa atukana kuva mu gitondo bukamwiriraho. Uyu Ngirabakunzi aherutse no gusaba imbabazi abo kwa Habyarimana, ndetse nabo ngo barazimuhaye. Yishinja kuba yaratinze kubasanga ishyanga ngo bafatanye gushira isoni no kwerekana urwango bafitiye u Rwanda. Byaragaragaye ko kujenjekera abantu nk'abo bangiza byabatije umurindi, bigera naho
bumva bashobora kurenga ku murongo utukura. Attention, aho bigeze ariko dukwiye kubahagurukira rimwe twese. Ntitwemere ko babaswa badutobera amateka. Imyitwarire nk'iya nshimye umuremyi niba idahagaze ku neza igomba guhagarikwa n'amategeko, kandi muri izi nzererezi ntayo iri hejuru y'itegeko. Ngayo nguko aba bakomeje kugenda bapfobya amateka y'u Rwanda, aba bakomeje kugenda badukora mu bikomere, reka twese duhagurukire rimwe tubereka ko ari abatamutwe, nabo bazageraho bamenye ko koko ari bo. Ndabakunda cyane, dukomeze gusigasira ibyo twagezeho kandi dusenyere umugozi umwe. Ndabakunda bene Kanyarwanda bese aho bava bakagera. Ndagaruka mu kanya genda nkugezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Peace. Leta y'u Rwanda yarayongeye gukaza ingamba zo kwirinda ikiza cya COVID-19. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe riravuga ko amabwiriza mashya asubiyemo kubera ubwiyongere bw'abandura virusi ya corona bukomeje kugaragara, kandi ko nyuma y'ibyumweru 2 azongera gusubirwamo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagira ubusa nibyo atubwira. Iki kiganiro n'abanyamakuru kije nyuma y'izindi ngamba nshya za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 zizatangira kubahirizwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa 7. Aganira n'abanyamakuru, Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente yavuze ko bafite impungenge ko hari abanyeshuri bazabihomberamo kubera ko amashuri yafunzwe bitazabaho. Aha bitaye cyane ku bagombaga gukora ibizamini bya leta. Nkamareba impungenge ko iyo twafashe imyanzuro ntabwo twibagirwa uruhande rumwe ngo tuvuge ngo amashuri arafunze twirameje ko ababyeyi bafite abana bafite ibizami. Ngira ngo ikindi twakize cyane, ariko muri igitangazo twasohoye turavuga ko amashuri afunze, ariko ko Minisiteri y'Uburezi iri buze kwita ku bana bari bafite ibizami bya leta bizakorwa muri ukwezi kwa 7. Abo ngabo twabageneye umwihariko wabo, nta mpungenge bagira. Minisiteri y'Uburezi irabitaho, iramenya bari mu mashuri aho bari basanzwe barara n'abajyagaho ku munsi uko bibafate, ariko ndagira mbize ko nta mwana uzahomba ikizami cye. Iki kiganiro Minisitiri w'Intebe akigiranye n'abanyamakuru mu gihe hari hatangiye kumvikana icyoba muri rubanda ko bashobora kwisanga bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Umukuru wa guverinoma akavuga ko ugutakamba kwabo kutashingiweho mu gufata ingamba, ahubwo ko habayeho gushyira mu gaciro hashingiwe ku buremere icyorezo COVID-19 kigezeho. Rero kuvuga ngo turinde lockdown ntabwo ari ukwibarinda, ni ugushyira ku munzani ibyo byose. Ariko nk'uko ndagira ngo mutumva ko kuba tutayishyizeho uyu munsi ari uko twayibarinda abahungu bidusabye, oya, nawe yashobokaga, ariko dushyira ku munzani. Bivuze ngo dukomeze twirinde, niyo lockdown ishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko imibare yazamutse. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yakanguriye abaturage binubira guma mu rugo gukomeza kwirinda birenzeho. Ibihabanye n'ibyo bashobora kwisanga muri guma mu rugo. Twabonye ku manywa abantu bandika bavuga nyaboneka mu gikize lockdown ntabwo tuyishaka. Kudashaka lockdown nta kundi usibye kwirinda. Kutirinda byazana niyo lockdown ko abantu bose barwaye mu gihugu badashobora kubona uburyo bavurwa n'abaganga babitaho, kandi izindi ndwara ziracyariho. Uyu ni umwanya wo kugira ngo umunyarwanda atekereze ku giti cye, atekereze we n'umuryango we, kandi nanumve ko covid iyije ntabwo iza ireba kanaka. Leta y'u Rwanda ikomeza kumvikanisha ko buri wese afite inshingano zo gukomeza kwirinda no gushishikariza mugenzi we kwirinda icyorezo COVID-19. Mu buryo bw'imibare, inzego z'ubuzima ziravuga ko ikigereranyo kigaragaza ko muri uku kwezi kwa 6 icyorezo cyarushijeho gukaza umurego. Muganga Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare yikubye inshuro hafi enye, agasanga hakenewe gukaza ingamba. Ntabwo twaherukaga imibare y'abantu 7, 8, 9 bapfuye ku munsi, ariko twese turayibona muri no minsi, cyane cyane muri iki cyumweru turimo twageze aho dutangaza abantu minsi ikurikiranye barenze 5 bapfuye bazize covid. Noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo n'abantu bakiri bato, harimo nk'abantu bafite imyaka 40, 39, nta kindi kibazo cy'ubuzima yarasanganywe. Ibyo byose iyo umuntu abirebeye hamwe, ikibazo cya covid kirakomeye, ndetse n'ingamba zagiye zifatwa hakenewe ko zishimangirwa n'izindi kugira ngo uyu muvuduko w'ubwiyongere bwa covid udakomeza kwiyongera, ugasanga noneho kibaye ikibazo tudashoboye guhangana nacyo, kuko ikizaba kirenze ubushobozi bw'ibitaro n'abakozi bo kwa muganga kugira ngo bahangane nacyo. Ni byiza ko hafatwa rero ingamba
navuga ko zikaze ziyongere ku zari zarafashwe mbere ngo turebe niba imibare twayigabanya hanyuma tukabasha guhangana neza tukanavura umubare uko uzagenda ugabanuka w'abarwayi bafite covid. Mu bigaragara leta y'u Rwanda imaze gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Itangazo ryasohoye kuri uyu wa mbere n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko aya mabwiriza asubiwemo kubera ubwiyongere bw'abandura virusi ya corona bakomeje kugaragara kandi ko nyuma y'ibyumweru 2 azongera gusubirwamo. Mu ngamba zakajijwe harimo ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ingendo mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8 zahagaritswe kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Aya mabwiriza arategeka ifungwa ry'ibiro bya leta n'inzego z'abikorera bagasabwa gukorera mu ngo keretse gusa abakora imirimo y'ingenzi ibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Amashuri yose na za kaminuza yongeye gufungwa. Amateraniro rusange n'inama birabujijwe n'insengero zose zategetswe gufungwa. Utubari twakomeje gufungwa mu gihe amazi afungurirwamo yemerewe gutanga serivisi z'abagura bakajyana mu ngo zabo ibiribwa. Abagenzi bose bunjira mu gihugu banyuze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bakingiwe COVID-19 amasaha 72 mbere yo kugera mu gihugu. Iryo tangazo rya leta rivuga ko ahandi hose mu gihugu ingamba zari zisanzwe arizo zizakomeza gukurikizwa mu gihe cy'ibyumweru 2. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.